Mwiriweho neza nshuti zacu mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye ni amakuru ya politiki na diporomasi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi ku gicamunsi cy'itariki ya 25 Gashyantare 2026 ni amakuru agezweho ari kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari nyuma y'urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Ese hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umwuka uhari n'uwuhe, byaba bimeze bite? Ikiriho cyo nuko bamaze kuba n'ubundi batakaza uduce tugera kuri 2 muri Masisi ho muri Kivu ya ruguru. Utwo duce nutuhe tugiye kuba tubigarukaho nunkundira ugakomeza kubana nanjye. Muri iyi minsi Generali Emmanuel Makenga ari mu bibazo bitoroshye. Muri iyi minsi Generali Emmanuel Makenga ari mu cyunamo. Muri iyi minsi Generali Emmanuel Makenga arasumbirijwe. Izi ngabo ze ziri ku rugamba, ziri gutsindwa umusubirizo. Sinzi amaherezo, sinzi niba bari busubira inyuma cyangwa se niba bari buze kwavansa, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kuba bubitegura impande n'impande. Nibo byibuka neza nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi aherutse mu Bufaransa, aho yanazanye n'Abafaransa bakaba barabanje kuba bagera hano za Kisangani, ariho bari mu myitozo mbere y'uko berekeza ku rugamba no gukoresha aya madrone y'intambara ari guhitana ubuzima bw'abasirikari ba Emmanuel Makenga, harimo n'abasirikari bakuru b'abajenerali. Ubu ngubu rero tuvugana nuko Perezida Felix Tshisekedi n'ubundi ari mu Bufaransa, aho yagiye kugirana ibiganiro na Perezida Emmanuel Macron. Umugambi uri kugenda wuzuzwa. Ikiriho cyo nuko ibingibi nibikomeza gutya, izi ntare za Sarambwe muraza kuba mumbwira ibiri buze gukurikiraho no gutsindwa. Ariko nibagira gutya bagakomeza bakavansa nk'uko bari kubivuga ko amaraso ya Liyetona Koloneli Wiringoma Perezida Felix Tshisekedi ngo agomba kuyishyura, icyaba kiriho cyo nuko ibintu byarushaho kugenda neza tukumva insinzi, naho bitaba ibyo ngibyo ni insinzwi. Amakuru atugeraho ni amakuru avuga ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba basirikari baza ihuriro AFC 23 bakabakira ngo bakabajyana mu myitozo za Rumangabo, ngo bagiye kubatyaza, ngo bavuye ngo ku ruhande rwa Kinshasa ngo baje ngo kwihuzana na ARC. Aba basirikari nibo bari kugambanira M23, kuko dukurikije uburyo Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye, uburyo yapfuyemo, hari umuntu watanze amakuru y'ako kanya avuga ati avuye aha agiye aha gutya na gutya gutya na gutya. Ikindi kinabyemeza, amafoto ari gufatwa, izi ntare za Sarambwe ziri mu mashamba hariya, cyangwa se utuntu tw'utuvideo turi kugenda tubona turi gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi ni bigaragaza ko mu basirikari ba M23 abo bari gukorana harimo abagambanyi, aribo bari gufata amafoto tutazi ngo bari hehe, aribo bari kujya bafata amashusho tutazi ngo bari hehe, barangiza bakayohereza aho bagomba kuyohereza, hanyuma babandi nabo bakagira icyo bakora. General Sultan Emmanuel Makenga, uru n'urwandiko rukwandikiwe, nubwo twagiye twumva inkuru ziri kukubika ko wapfuye, ariko you have to pay attention. Ibintu birakomeye, ufite abagambanyi mu basirikari muri gukorana. Ikiriho cyo amakuru atugeraho yizewe nuko General Sultan Emmanuel Makenga akiri muzima, aracyariho. Amakuru turi kwakira nuko Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye, yarashwe, yishwe, arashwe mu gitero cy'amadrone hano za Rubaya. Ibi bice rero batakaje hano za Masisi ni ibihe? Nabyo ni kigaragaza indi nsinzwi. Mbere yuko twinjiramo neza, reka ngusabe kuri subscribe shana comment kujya tujye dukomeza kubana uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma urasabwa rero kujya ubana natwe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru abari gucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari, yaba mu gitondo byaba bimeze bite, ese ku masasita bimeze bite, ku mugoroba bimeze bite, muri politiki na diplomasi. Hanyuma tukagira gutya tukerekeza no mu myidagaduro, tukagira gutya tukerekeza no mu mikino, naho tukareba iba bigenda biri kuhavugirwa. Ibyo byose rero iyi Butterfly Media TV nicyo yaziye, nicyo igiye kujya ikugezaho, kuko nakazi twiyemeje. Natinze rero kuri uyu munsi w'itariki ya 25 Gashyantare 2026, ikibazo cy'umutekano muke kiracyari ingorabahizi mu majyepfo y'agace ka Masisi muri Kivu ya ruguru.
aho imirwano hagati y'itsinda ry'ingabo za leta na AFC M23 yarushijeho gukomera muri Masisi mu minsi ishize. Nyuma y'ifatwa ry'umudugudu wa Mahanga mu gace ka Butsike muri Nyamaboko ya mbere, ingabo zishigikiwe n'abazarendo zakomeje gutera ibirindiro bya AFC M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Gashyantare 2026. Imidugudu ya Kazinga na Ndete ho mu murenge wa Oso, Banyungu cyangwa se Banyungu yamaze kuba yigarurirwa n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukesha ikinyamakuru Actuality CD abivuga ko imirwano yatangiye kuwa kabiri nijoro kugeza mu gitondo cyo kuwa gatatu itariki ya 25 Gashyantare 2026, ubwo ingabo za leta zatangiraga igitero gihuriweho ku birindiro bya AFC M23 ikazinga ndetse na Ndete. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano, imidugudu ibiri ifatwa nk'ibirindiro bikomeye by'inyeshamba mu gace ka Oso Banyangu yaguye mu maboko y'aba bayoboke baba wazarendo mu gitondo cyo kuri tariki ya 25 Gashyantare 2026. Uku gutsindwa gushya gukomeje kuba ku ruhande rw'ingabo z'intare za Sarambwe kurimo gutuma izi nyeshamba cyangwa se abarwana ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavansa. Inyeshamba zo ni mu gihe ziri gukomeza gucika intege, ari nako bari gukomeza kugenda babicamo umwe rusorongo. Byaba bishatse kugaragaza intsinzwi mu majyepfo ya Masisi. Ni imirwano imaze iminsi iri kubera muri Kivu ya ruguru hano za Masisi, yanahitanye ubuzima bwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Ni imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Mu minsi ishize tumaze iminsi tukumva imirwano imaze iminsi iri kubera hano za Rubaya, za Rumbishi n'ahandi hagiye hatandukanye. Iyi mirwano ikaba yari igamije kuba ingabo za wazarendo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zigarurira iki kibaya cya Rubaya gicukurwamo koruta 15% ikenewe hano ku isi. Kugeza ubu ngubu iri mu maboko cyangwa se yagenzurwaga n'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko ahantu hashobora kuba hari imirwano ishobora gukomeza mu misozi ikikije, bigatuma hazabaho impungenge z'uko hazabaho n'izindi ntambara. Nyuma y'itangazo ry'ingabo za leta, ingo nyinshi zahunze zisiga ibintu byazo hanze, harimo imyaka yazo. Ikibazo cy'ubutabazi kikaba gikomeje gutera impungenge muri aka gace cyangwa se mu duce twamaze kugwa mu maboko y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ku baturage bakazinga ndetse na Ndete. Aba baturage bakuwe mu byabo ubu bari hanze, barahura n'ibiza birimo byo kuba nta mazi bafite yo kunywa, nta biryo cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze. Imibereho ikomeje kuzamba cyane ku bana bakiri batoya, abagore batwite n'abageze mu zabukuru. Wenda abandi baba bafite imbaraga zo kuba bagira gucya bagasimbuka bakazana ayo mazi cyangwa se bakagira aho bajya kunywa amazi, cyangwa se bakurira ibiti bakajya kunyonyoza ibiti bakanyonyoza amazi yo mu biti. Abantu babaye mu ntambara ibyo ngibyo ngira ngo murabizi. Ibi byo kuvuga ngo amazi yabuze cyangwa se ngo wabuze kunywa amazi, uranagenda gucyo ukajya no mu rutoki ugahita wurira nk'insina cyangwa se ukajya ku nsina, warangiza ubundi hasigaye ukamera
nk'uyikomerekeje, warangiza ubundi ukanyunyuza ya mazi yo mu nsina. Ayo mazi aragutunga rwose iyo uri ku rugamba, ukongera ukagira imbaraga, ubundi ukongera ugakomeza urugamba igihe ugize ikibazo cy'umwuma. Cyangwa se mu kimwe ukagenda ugafata igiti ukagikokora, cyangwa se ugakuraho cya gishishwa, warangiza ukagihekenya. Ukagihekenya igihe utaragera aho ushobora kuba wabona amazi. Ibyo nabyo rwose bituma umutima wari umaze kuba usaragara cyangwa se wumakaye wongera gutoha, ukongera ukagira imbaraga ku buryo rwose ukomeza urugamba. N'ibindi umuntu ashobora kwifashisha bishobora kuba byamufasha gutuma abona amazi, ntiyicwe n'umwuma ku rugamba. Abahagarariye sosiyete sivile bo mu gace, muri aka gace kamaze kwigarurirwa n'izi ngabo z'abazarendo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barasaba ubufasha bwihuse bw'abagira neza kugira ngo babafashe cyangwa se bafasha abaturage batishoboye, ndetse hanirindwa ko hakomeza kuba ibindi bitero kugira ngo aba baturage bakomeze kugira ubuzima bwiza nubwo bari mu bihe bitoroshe. Mu gihe bategereje ko intambara cyangwa se imirwano ihagarara, abaturage ba Nyamaboko ya mbere mu murenge wa Oso Banyungu bakomeje kwibasirwa n'intambara ikomeje gufata indi ntera, ikomeza gushira ubuzima bwabo mu kaga. Bakaba bari gutabaza amahanga n'imiryango mpuzamahanga bavuga bati nyabuneka sosiyete sivile nirebe ko tugenza, nigira icyo dukorera, nibitaba ibyo ngibyo ubuzima bwacu buri mu kaga, cyane cyane ku bageze mu za bukuru, abagore batwite ndetse n'abana. Ibi ngibi birakomeza kugenda byerekana ko intare za Sarambwe ku rugamba rwose zirimo gutsindwa. Intare za Sarambwe zirimo gutsindwa. Hakenewe izindi mbaraga, yaba ku ruhande rw'ibikoresho, ibikoresho bari gukoresha, kuko amakuru atugeraho nuko drone Perezida Felix Tshisekedi yaguze ni drone ziri ku rwego rwo hejuru kandi ngo ni verisiyo nshyashya. Izo drone rero ntabwo intare za Sarambwe bafite ubushobozi bwo kuba bazikontorora. Niyo mpamvu iki ngiki kiri kubatsinda rwose, kigakomeza kubashira mu cyobo. Izi drone uyu mugabo yaguze mu Bushinwa. Uranabyibuka ko twigeze kukugezaho amakuru ko hari abasirikari bagiye kwiga gukoresha izi drone mu Bushinwa. Izi drone navugaga ko zizakora akazi. Intare za Sarambwe nubwo mu minsi ishize bari bamaze iminsi batangaza ko ngo baguze drone nshya muri Turkiya ngo zakoreshejwe mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, na zira ntambara za Israel ndetse na Iran. Ariko kugeza kuri uyu munsi izi drone ziri gukoreshwa n'aba Bafaransa ndetse n'aba bagabo bagiye kwiga mu Bushinwa, zirimo gukora akazi, ziri mu kazi kabisa. Icyo rero nicyo intare za Sarambwe zigomba kubanza kwigaho, zikagura ibikoresho bigezweho, bigomba kugira gute, bigomba kwifashishwa kugira ngo nabo babashe kuba resista. Ikindi, abasirikari hakenewe abandi basirikari benshi kandi b'abanyamwuga, bagomba kugenda bakarwana nk'abiyahura. Byari byo kuvuga ngo afashe ngo umucancuro ngo bararekuye ngo nafate ngo inzira ngo agende, ngo biriya nibyongera kubaho uko byagenda kose, ubwo nawe nyine uri kubyumva, bazashirira ku icumu rusorongo. Byo kuvuga ngo Amerika ngo iri kuvuga ngo nibasubire inyuma, ngo ibiki n'ibiki. None ubu ngubu Amerika ko yabasabye ngo nibasubire inyuma bakimara kugera muri Uvira bakayivamo. Imipaka yose rero amaze kubifungwa. None ejo bundi twabonye umupaka wa Gatumba ufungurwa uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Bujumbura cyangwa se n'u Burundi. Kwe mupaka uhuza imijyi yombi, Bujumbura, umujyi wa Bujumbura ndetse n'umujyi wa Uvira. Umupaka warongera urafungurwa rwose. Abaturage bari kongera kugenda uko bashaka. Ubwo bivuze ngo za ramforo zaturukaga ku ruhande rw'u Burundi zerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo n'ubundi ziri gukomeza gukorwa.
Amerika M23 barangije barabumvira batereka dusubira inyuma, basubira inyuma. Amerika isaba ngo niba bafasha abacancuro ngo nibabareke babarekure ngo batahe. Iriya Sadeke ibyiciro byatashye murabyibuka uko bingana, bigera muri 20 banyuze hano mu Rwanda. Ibyo byose sinzi niba M23 bazongera kuvuga ngo bagiye kumva ngo ubusabe bwa Amerika cyangwa se ngo bagiye kumva ngo ibiganiro ngo bya Doha ngo byo by'agahenge byo kurambika intwaro. Ubu bwaba ari ubuginga bari gukomeza kugenda bakora, barangiza bagakomeza kugenda babicamo umwe umwe kugeza babamaze. Niyo mpamvu aba basirikari nk'uko nakunze kubigarukaho nkitangira, bari gukomeza kugenda bafata amafoto bafotora bagashyira ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se amashusho turi gukomeza kugenda tubona abasirikari b'intare za Sarambwe bari ku rugamba, cyangwa twajya kubona tukabona hari amashusho ari kutugeraho ugasanga nk'imodoka wenda nk'amakonvoye abasirikari intare za Sarambwe wenda barashoreranye bagiye nko ku rugamba. Mu Gifaransa nibyo bita cortege, hari ngira ngo basirikare babagiye mu kazi cyangwa se mu butumwa. Ugasanga aba basirikari amafoto yabo ari kujya hanze uko urugamba ruri kugenda kuri tere cyangwa se kuri shadow bataille neza ku kibuga cy'imirwano kuri front. Ugasanga front line yose yamaze kubijya ku mbuga nkoranyambaga mbere yuko bagira icyo bakora. Aba bantu bari gufotora aya mafoto ni bande? Aba bantu bari gufata aya mashusho ni bande? Kandi urajya kureba ugasanga ni umuntu usa nkaho ari kujya inyuma yabo gatoya, tuvuge ashobora kuba yajyanye nabo ku rugamba cyangwa se yamenya amakuru aho bagiye, yarangiza akajya aho abitegeye, yarangiza agafata ifoto neza rwose neza, cyangwa se agafata ishusho neza agaragaza nk'uwo ngo Sultan Emmanuel Makenga cyangwa izo modoka zabagiye ku rugamba. Bivuze ngo ahita atanga amakuru aho agomba kuyatanga, noneho babandi bari gukoresha drone nabo bagahita bagira gute, bagahita bohereza drone zikaza ubundi zikaribata. Iki kintu intare za Sarambwe zikigeho, zicare zikigeho mu basirikari bari gukorana nabo bamaze imisi bari kwangaje, nta handi bari guturuka. Bafite abasirikari bari kubagambanira, ikindi no guhindura nimero za telefone, kuko izi drone zo ngo ziraguhakinga zikaza zigukurikiye aho uri. Noneho waba ufite internet bwo n'urupfu nyarupfu. Noneho iyo ufite internet ngo zikubona byihuse. Ntuza makanika suko yapfuye, watwirwaneho suko yapfuye. Si drone zamwishe bagendeye ku ikoranabuhanga rya drone. Uyu nguyu Lieutenant Colonel Wiringoma Suka apfuye. Hari na undi musirikari witwa ni Castro hano za Goma, nawe wapfuye wagwe ku rugamba. Nawe suko yapfuye. Sama drone ibi ngibi ni batabikora ngo bagire gutya bavuge bati ibi bintu tugomba guhindura umuvuno, nakwambiya harapfa n'abandi benshi. General Sultan Emmanuel Makenga ndagukomeje, ariko kabisa iki kintu wicare niba uri kunyumva, cyangwa se hari umuntu rero ushobora kuba yakora nk'iki kiganiro akagikorera sheya kikagera kure. Abasirikari muri gukorana nibo bari kubagambanira amakuru atugeraho.